Jewe Yuda, umugaragu wa Yesu Kristo, nkaba n'umuvandimwe wa Yakobo, ndabandikiye mwebwe abahamagawe mugakundwa n'Imana Data kandi mukarindwa na Yesu Kristo. Imana ibagirira imbabazi, ibaha amahoro n'urukundo bisesuye. Nshuti nkunda, nari nsanzwe mfite ishyaka ryo kubandikira ibyerekeye agakiza dusangiye, none mbonye ko ari ngombwa kubikora ngo mbatere umwete wo kurwanira ibyerekeye Kristo twemera. Ibyo Imana yabishinze intore zayo rimwe rizima. Hari abantu basuzuguye Imana, baseseye muri mwe rwihishwa ibyerekeye ubuntu tugirirwa n'Imana yacu, babihindura ukundi kugira ngo bishyigikire ubwomanzi bwabo, kandi bagahinyura umwami wacu Yesu Kristo ari we databuja umwe rukumbi. Iteka bazacirwa ryanditswe kuva kera. Nubwo ibyo byose mubizi, ndashaka kubibutsa ko Nyagasani yarokoye Abisirayeli akabavana mu Misiri, ariko hanyuma agatsemba abatamwemeraga. Mwibuke n'abamarayika batagumye mu myanya Imana yabahaye, maze bakivana ahasusurutse, barindiwe mu mwijima, baboheshejwe iminyururu ihoraho iteka, bategereje kuzacirwa urubanza kuri wa munsi ukomeye. Mwibuke na Sodoma na Gomora n'imijyi yari ihakikije, ukuntu abaturage baho batwawe n'ubusambanyi no guhuza ibitsina bimwe. Bahawe igihano cy'umuriro w'iteka ngo bibere bose urugero. Na babandi niko babigenza, bagira ibizozi bituma bangiza imibiri yabo, bagasuzugura ubutegetsi ubwo ari bwo bwose, bakanatuka ibyitwa ibinyakuzo byo mu ijuru. Nyamara na Mikayeli umumarayika mukuru, igihe yajyaga impaka na Satani baburana umurambo wa Musa, ntiyahangaye gucira Satani urubanza amutuka, ahubwo yaravuze ati, Nyagasani nagukangare. Ariko abo bantu bapfa gutuka icyo batazi cyose, naho ibyo bazi bituruka kuri kamere yabo, kimwe n'inyamaswa zitagira ubwenge ni nabyo biboreka. Bazabona ishyano, banyuze mu nzira ya Kayini, bakohokera mu buyobe bw'Abaramu, ari inyungu bakurikiranye, bagatikirira mu myivumbagatanya nka Kora. Nibo baza kwangiza ugusangira kwa kivandimwe mugira. Basangira namwe ntacyo bishisha, n'abashumba birwanaho ubwabo, n'ibicu bihuherwa n'umuyaga ntibigusha imvura, n'ibiti bitera imbuto no mu gihe cy'isarura bikumirana bikanaranduka. Ni umuhengeri wo mu nyanja warubiye, ukavundereza ifuro ry'ibiteye isoni bakora, n'inyenyeri zizerera zagenewe umwijima w'icuraburindi iteka ryose. Henoki uwa karindwi mu masekuruza kuva kuri Adamu yahanuye iby'abo bantu agira ati, dore Nyagasani azanye n'intore z'ibihumbi n'ibihumbi, aje gucira abantu bose urubanza no gushinja abatubaha Imana bose ibyo bakoze byose byo kuyisuzugura n'ibitutsi abanyabyaha bayitutse. Abo bantu bahora bijujuta, binuba, bagengwa n'irari ryabo, bahora mu magambo y'ubwirasi, kandi bakaryoshya abo bashakaho inyungu. Nyamara mwebweho nshuti nkunda, mwibuke ibyanuwe kera n'intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo, zarababwiye ziti, mu minsi y'imperuka hazaduka abakobanyi bakurikiza irari ribatera gusuzugura Imana. Abo ni ba bantu bazana kwicamwa ibice, bagengwa na kamere yabo, ntibagengwa na mwuka w'Imana. Ariko mwebweho nshuti nkunda, mugumye mwishingikirize ku byerekeye Kristo twemera bitagira amakemwa, musenge muvugishwa na Mwuka Muziranenge, kandi muhame mu rukundo rw'Imana, mutegereje ko umwami wacu Yesu Kristo abageza ku bugingo buhoraho kubera imbabazi ze. Abagishidikanya mubagirire impuhwe, mubarokore nk'ababarura mu muriro. Abandi mubagirire impuhwe zivanze n'ubwoba, mwanga ndetse n'imyambaro yabo yandujwe n'imigirire baterwa na kamere yabo. Imana niyo ibasha kubarinda kugwa mu cyaha, ikabazana imbere yayo mufite ikuzo ryayo nta makemwa, muvuza n'impundu. Iyo Mana imwe rukumbi yadukirishije umwami wacu Yesu Kristo, igumana ikuzo n'ubuhangange n'ububasha n'ubushobozi kuva mbere na mbere, na n'ubu n'iteka ryose. Amina. Urwandiko rwandikiwe Abanyefezi, umutwe wa mbere. Jyewe Pawulo, intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse, ndabandikiye mwebwe intore z'Imana zo mu mujyi wa Efezi z'indahemuka muri Kristo Yesu. Imana Data nibagirira ubuntu, ibahe n'amahoro,
ifatanyije na Nyagasani Yezu Kristo. Nihasingizwe Imana se w'Umwami wacu Yezu Kristo. Muri Kristo yadusenderejeho imigisha yose ya mwuka, iyiduhereye ahantu ho mu ijuru. Isi itararemwa, Imana yadutoranyirije muri Kristo ngo tube intore zayo tudafite umugayo imbere yayo. Kubera urukundo rwayo, Imana yari yariyemeje kutugira abana bayo tubiheshejwe na Yezu Kristo nk'uko yabishatse ikabyishimira. Tuyishime rero kubera ikuzo ry'ubuntu bwayo yatugabiye mu mwana wayo ikunda. Muri we twacungujwe amaraso yamenwe ku bwacu, bityo Imana itubabarira ibicumuro ikurikije ubuntu bwayo butagira urugero. Ubwo buntu yabudusesuyeho buduhesha ubwenge n'ubumenyi bwuzuye. Yatumenyesheje ibanga ry'ubushake bwayo ikurikije ibyiza yari yarateganyirije muri Kristo, kugira ngo igeze byose ku gihe yagennye, isohoze umugambi wayo wo kwegurira Kristo ibintu byose abibera umutware, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri ku isi. Muri we Imana yadutoranyije ngo tube umwihariko wayo ikurikije imigambi yayo yo gukora byose uko ishaka. Kwari ukugira ngo twebwe ababanje kwiringira Kristo dushimisha Imana tuyiheshe n'ikuzo. Muri we kandi mwebwe mwumvise ijambo ry'ukuri, ari bwo butumwa bwiza bubazanira agakiza. Muri we nanone mumaze kubwemera, Imana yabashyizeho ikimenyetso kigaragaza ko muri abayo bwite, nicyo Mwuka Muziranenge yabasezeranyije. Ni nawe musogongero w'umunani tuzahabwa ubwo Imana izacungura burundu abo yagize abayo kugira ngo biheshe ishimwe n'ikuzo. Nicyo gituma nanjye, aho mariye kumva ukuntu mwizera Nyagasani Yezu n'urukundo mukunda intore z'Imana zose, ntahwema gushimira Imana kubera mwebwe. Uko nsenze ndabibuka, nkabasabira ngo Imana y'Umwami wacu Yezu Kristo, ariyo Data nyirikuzo, ibahe mwuka utanga ubwenge kugira ngo ayibahishurire muyimenye neza. Abahumura imitima, musobanukirwe ibyo kwiringirwa Imana yabahamagariye, kandi mumenye ukuntu umunani yateganyirije intore zayo ufite ikuzo ritagira urugero. Mumenye kandi ububasha bwayo bukomeye butagereranywa ikoresha muri twe abayizera. Ubwo nibwo bushobozi budukoreramo, ari nabwo mbaraga zayo yakoresheje muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamushyira iburyo bwayo ku ntebe ya cyami ahantu ho mu ijuru. Yahaye Kristo gusumba bihanitse ibinyabutware byose n'ibinyabushobozi n'ibinyabubasha n'ibinyabutegetsi, ndetse n'izina ryose rishobora kuvugwa, atari muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Imana yeguriye Kristo ibintu byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha kugenga umuryango wayo ku buryo bwose, ngo awubere umutwe nawe umubere umubiri. Niwo rero cyuzuzo cya Kristo, nk'uko muri we ibintu byose nabyo biba byuzuye ku buryo bwose. Abanyefezi umutwe wa 2. Namwe mwari mwarapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, nibyo mwabagamo mukurikije imigenzereze y'iyi si, mukurikije n'umugenga w'ibinyabutware byo mu kirere, ari we mwuka ukorera mu bantu batumvira Imana. Natwe twese twabarirwaga muri bo igihe twari tugikurikiza ibyo kamere yacu irarikira, tugakora iby'umubiri n'ibitekerezo byacu byifuza. Ku byerekeye kamere yacu, twari abo kurakaza Imana kimwe n'abandi bose. Nyamara Imana yuje imbabazi, kubera urukundo rwinshi yadukunze, yadusanze twarapfuye tuzize ibicumuro byacu, maze duha ubugingo hamwe na Kristo. Erega mwakijijwe n'ubuntu bwayo. Yatuzuranye na Kristo, idushyira hamwe nawe ku ntebe ya cyami ahantu ho mu ijuru, turi muri Kristo Yezu. Kwari ukugira ngo mu bihe bizaza yerekane ubutunzi buhebuje bw'ubuntu bwayo, ikoresheje ineza itugirira muri Kristo Yezu.
koko mwakijwe n'ubuntu kuko mwizeye Kristo, ntibyakomotse muri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Kandi ntibyakomotse ku bikorwa byanyu, kugira ngo hatagira umuntu ubyiratana. Imana niyo yaduhanze, ituremera muri Kristo Yezu, kugira ngo dukore ibyiza yaduteganyirije kera ngo tujye tugenza dutyo. Mwebwe abanyamahanga, abo Abayahudi bita abatakebwe, bo bakirata kwa gukebwa kwabo ko ku mubiri, mwibuke rero uko kera mwari mumeze. Mwariho mudafite Kristo, nta sano mufitanye n'Abisirayeli, nta ruhare mufite ku byasezeranywe bishingiye ku isezerano Imana yagiranye n'ubwoko bwayo. Mwari ku isi nta Mana mufite, ntacyo mwiringiye na busa. Mwari kure yayo, ariko ubu muri Kristo Yezu mwigijwe hafi n'amaraso yamennye kuberamo. Kristo niwe mahoro yacu, abari ababiri yatugize umwe. Atanga umubiri we ngo akureho urwangano, ari rwo rusika rwadutandukanyaga. Yavanyeho amategeko hamwe n'amabwiriza n'imigereka yayo, kugira ngo muri we Umuyahudi n'utari Umuyahudi bombi bagire umuntu umwe mushya. Uko niko yazanye amahoro. Kubw'urupfu rwe rwo ku musaraba, abo bombi yabunze n'Imana, abagira umubiri umwe, bityo atsemba urwangano rwari hagati yabo. Yaraje atangaza inkuru nziza y'amahoro, ayibwira mwebwe mwari kure y'Imana n'Abayahudi bari bayegereye. Ubu twese niwe utuma twegera Imana Data, tubikesha mwuka umwe. Bityo rero ntimukiri abanyamahanga n'abimukira, ahubwo musangiye ubwenegihugu n'intore z'Imana, mukaba muri inzu yayo. Mwubatswe nk'amabuye ku rufatiro rugizwe n'intumwa za Kristo n'abahanuzi. Kristo Yezu akababera ibuye nsanganyarukuta. Muri we ibuye ryose rifungana n'irindi, inzu ikajya ejuru, ikaba ingoro yeguriwe Nyagasani. Bityo muri we namwe mwubakwa hamwe, kugira ngo mube inzu Imana ituramo ku buryo bwa mwuka. Abanyefezi umutwe wa 3. Nicyo gituma jyewe Pawulo ndi imbohe, mporwa Kristo Yezu, kubera mwebwe abatari Abayahudi. Mwaba mwarumvise umurimo Imana yanshinze kubakorera, ibitewe n'ubuntu bwayo. Yampishuriye ibanga ryayo, irimenyesha neza. Namaze kubyandika mu magambo make, muyasomye mubasha kwiyumvira ukuntu nasobanukiwe iryo banga rya Kristo. Ni ibanga ritigeze rimenyeshwa abantu ba kera, ariko ubu Imana yarishuriye intore zayo z'intumwa n'abahanuzi ikoresheje mwuka wayo. Iryo banga ni uko kubera ubutumwa bwiza, abanyamahanga kimwe n'Abisiraheli bafite uruhare ku munani w'Imana, bakaba ingingo z'umubiri umwe, kandi bakanasangira ibyo yasezeranye muri Kristo Yezu. Kubera ubuntu yangiriye n'impano yangabiye, nashinzwe umurimo wo kwamamaza ubwo butumwa, mbikesha ububasha bwayo butwarira muri jye. Jyewe urutwa n'uworoheje cyane mu ntore z'Imana, yangiriye ubwo buntu bwo gutangariza abatari Abayahudi iyo nkuru nziza yerekeye ubukungu buboneka muri Kristo burenze ubwenge bw'umuntu, no gusobanurira abantu bose uko umugambi w'Imana ugomba gusohozwa. Uwo mugambi ni ibanga Imana Umuremyi wa byose yazigamye uhereye kera kose, kugira ngo ubu imenyeshe ibinyabutware n'ibinyabushobozi by'ahantu ho mu ijuru ubwenge bwayo bw'ingeri nyinshi, ikoresheje umuryango wayo. Nuko Imana yabikoze ikurikije umugambi wayo uhoraho, yateganyirije muri Kristo Yezu Umwami wacu. Ni nawe uduhesha uburenganzira bwo kwegera Imana ntacyo twishisha, bitewe n'icyizere tumufitiye. Nicyo gituma mbasaba kudacogozwa n'amakuba ndimo kubera mwe, kuko ari yabazanira inyungu. Niyo mpamvu mfukamira Imana Data, uw'imiryango yose yo mu ijuru no ku isi ishingiyeho. Ndayisaba ngo ikurikije ubwinshi bw'umutungo w'ikuzo ryayo, ibahe ububasha, mukomezwe umutima, mubikesha mwuka wayo, kugira ngo Kristo ature muri buri muntu, bitewe n'uko amwizera. Ndasaba kandi ngo mushorere imizi mu rukundo rwe, murwubakeho, maze hamwe n'izindi ntore z'Imana zose muhabwe ububasha bwo gusobanukirwa ubugari n'umurambararo by'urukundo rwa Kristo,
ndetse n'ubujyakuzimu n'ubuhagarike bwarwo. Nibwo muzamenya urwo rukundo rwe rurenze ubwenge bw'umuntu, bityo mwuzuzwe kamere yose y'Imana ibasenderemo. Nuko rero Imana ibasha gukora ibirenze kure ibyo twasaba ndetse n'ibyo twakwibwira byose, ibigirishije ububasha bwayo bukorera muri twe, nihabwe ikuzo mu muryango wayo no muri Kristo Yezu iteka ryose, uko ibihe bihaye ibindi. Amina. Abanyefezi umutwe wa 4. Noneho jyewe imbohe ihorwa Nyagasani, ndabinginga mujye mugenza uko bikwiye, mukurikije iby'Imana yabahamagariye. Mwicishe bugufi rwose, mwiyoroshye kandi mwihangane, mugire n'urukundo rubatera kwihanganirana. Muharanire kugumana ubumwe butangwa na Mwuka w'Imana, amahoro aba ariyo mugozi ubafatanya. Umubiri wa Kristo ni umwe, Mwuka nawe ni umwe, nk'uko icyo mwiringira ari kimwe, ari nacyo Imana yabahamagariye. Nyagasani ni umwe, ukuri twemera ni kumwe, kubatiza nako ni kumwe, kandi Imana ni imwe, ariyo mubyeyi wa bose, igenga bose, igakoresha bose kandi ikaba muri bose. Buri muntu muri twe yagabiwe impano imukwiye bikurikije ubuntu Kristo agira. Ni nako ibyanditswe bivuga ngo, igihe yazamukaga akajya hejuru, yajyanyeyo imfungwa aho iminyago, maze habana impano. Ariko iryo jambo yazamukaga rivuga iki? Si ukuvuga se ko yabanje kumanuka akagera ikuzimu? Uwamanutse ni nawe wazamutse ajya hejuru y'amajuru yose, kugira ngo yuzure ibyaremwe byose. Nuko bamwe kuba intumwa ze, abandi ngo babe abahanuzi, abandi ngo babe abatangaza ubutumwa bwiza, naho abandi ngo babe abashumba n'abigisha. Abigenza atyo kugira ngo intore z'Imana zitegurirwe gukora umurimo wayo, maze zubake umubiri wa Kristo. Bityo igihe nikigera, twese tuzashyike ku rugero rw'ubumwe buva ku kwemera Umwana w'Imana no kumumenya byuzuye, ngo tube abantu bahamye, bageze ku rugero rwuzuye rwa Kristo. Ubwo ntituzaba tukiri abana ngo duteraganwe hirya no hino n'imiyaga ibonetse yose, ariyo myigishirize y'abantu bashukana, biyubikije uburyarya buyobya. Ahubwo nituvuga ukuri tubitewe n'urukundo, tuzakura ku buryo bwose, twunze ubumwe na Kristo ari we mutwe w'umubiri. Umutwe niwe ugenga ingingo z'umubiri zose, ugatuma zihurizwa hamwe, zigahuza imikorere, zibikesha imitsi iwukomeza ikawutunga. Bityo buri rugingo rugakora umurimo rugenewe, maze umubiri wose ugakura ukiyubaka. Byose biterwa n'urukundo. Ibi nibyo mvuga kandi nemeza mbikomora kuri Nyagasani. Nimureke kugenza nk'abatazi Imana, bakurikiza ibitekerezo byabo bitagira umumaro, kandi n'ubwenge bwabo bwararindagiye. Baciye ukubiri n'ubugingo buva ku Mana, kubera ubujiji bwabo n'imitima inangiye. Bataye isoni, biroha mu bwomanzi, bigeze aho birundurira mu kwiyandarika ku buryo bwose kuzanwa no kurarikira. Naho mwebwe, uko siko mwamenyeshejwe Kristo. Ni iby'ukuri, ibyo mwarabyumvise, mwigishwa uko ateye, bikurikije ukuri kubonerwa muri Yezu. Noneho nimwiyambure kamere yanyu ya kera yagengaga imigenzereze mwari mufite, kuko iyo kamere igenda ibonona kubera ibyifuzo byayo bishukana. Ahubwo muhindurwe bashya mu bugingo no mu bitekerezo, mwambare kamere nshya, mumere nk'uko Imana ishaka. Iyo kamere irangwa n'ubutungane n'ubuziranenge bikomoka ku kuri. Nicyo gituma mugomba kwiyambura n'ibinyoma, umuntu wese ajye abwiza mugenzi we ukuri, kuko twese turi ingingo z'umubiri umwe. Kandi nimurakara ntibikabatere gukora icyaha, ndetse izuba ntirikarenge mukirakaye, ntimugahe Satani urwaho. Uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo yihatire gukora ibyiza akoresheje amaboko ye, kugira ngo abone icyo afashisha uje akennye. Ntimukagire ijambo ribi na rimwe muvuga, ahubwo mujye muvuga ijambo ryose ryakubaka ubugingo bw'abandi nk'uko babikeneye, kugira ngo rigirire akamaro abaryumva. Ntimugashavuze Mwuka Muziranenge Imana yabahayeho ikimenyetso
kibaranga kugeza ku munsi wo gucungurwa. Mwamaganire kure icyitwa ukwishaririza, uburakari n'umujinya, intonganya no gusebanya, kimwe n'ubugome bw'uburyo bwose. Ahubwo mugirirane impuhwe n'ineza, mubabarirane nk'uko namwe Imana yabababariye muri Kristo. Abanyefezi umutwe wa 5. Kuko muri abana b'Imana ikunda cyane, mujye mukurikiza icyitegererezo cyayo. Mujye mugenza nk'uko Kristo yadukunze, akitanga ngo atubere ituro n'igitambo bifite impumuro nziza ishimisha Imana. Muri intore z'Imana, bityo rero ubusambanyi no kwiyandarika kose cyangwa irari ry'ibintu ntibikigere bivugwa muri mwe. Ntimukavuga amagambo ateye isoni cyangwa amateshwa cyangwa amahomvu, ahubwo mujye muvuga ibishimisha Imana. Mumenye ibi: umusambanyi wese n'ukora ibiteye isoni n'umunyamururumba nicyo kimwe no gusenga ibigirwamana, abo bose nta munani bazagira mu bwami bwa Kristo n'ubw'Imana. Ntihakagire umuntu ubashukisha amagambo y'imburamumaro, kuko ibimeze bityo ari byo bituma Imana irakarira abatayumvira. Nuko rero muramenye, ntimugafatanye nabo. Kera mwahoze mu mwijima, ariko none ubu muri mu mucyo kubera Nyagasani. Nuko rero mujye mugenza nk'abari mu mucyo koko. Erega umucyo niyo soko y'ingeso nziza zose n'ubutungane n'ukuri. Mushishoze maze mumenye ibishimisha Nyagasani. Ntimukagire uruhare mu bikorwa by'imburamumaro bikorerwa mu mwijima, ahubwo mujye mubishyira ahagaragara. Erega ibyo bakora rwihishwa no kubivuga biteye isoni. Nyamara ibintu byose iyo bishyizwe ahagaragara biboneka neza uko biteye, kuko umucyo utuma byose biboneka. Nicyo gituma bivugwa ngo, wowe usinziriye kanguka, uzuke uve mu bapfuye, maze Kristo akumurikire. Muzirikane rero imigenzereze yanyu, mutagenza nk'injiji, ahubwo mugenze nk'abanyabwenge, mukoresha neza igihe mufite, kuko iyi minsi ari mibi. Noneho rero ntimukaba abapfu, ahubwo mujye mumenya neza ibyo Nyagasani ashaka. Ntimugasinde inzoga, kuko zitera kwiyandarika, ahubwo mwuzuye Mwuka w'Imana. Mubwirane zaburi n'indirimbo z'ibisingizo n'izahimbwe zikomoka kuri Mwuka, muririmbire Nyagasani, kandi mumucurangire mubikuye ku mutima. Igihe cyose mujye mushimira Imana Data ibintu byose mu izina ry'Umwami wacu Yezu Kristo. Mujye mwubahana mubitewe no gutinya Kristo. Bagore, mwubahe abagabo mwashakanye nk'uko mwubaha Nyagasani. Umugabo niwe mutwe, akagenga umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe, akagenga umubiri we ari wo muryango abereye umukiza. Nuko rero abagore bagomba kubaha abagabo bashakanye ku buryo bwose, nk'uko umuryango wa Kristo umwubaha. Bagabo, mukunda abagore mwashakanye nk'uko Kristo yakunze umuryango we akawupfira. Kwari ukugira ngo awiyegurire, aweze awuhagije amazi akoresheje ijambo rye. Uwo muryango ari wo mugeni we, awishyingira ufite ikuzo, nta kizinga, nta munkanyari cyangwa ikindi cyose gisa gityo, ahubwo uboneye udafite inenge. Uko niko abagabo bagomba gukunda abagore bashakanye nk'uko bakunda imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunze. Nta muntu wanga umubiri we bibaho, ahubwo arawugaburira, akawukundwakaza nk'uko Kristo agirira umuryango we, kandi nitwe ngingo z'uwo mubiri we. Ibyanditswe biravuga ngo, nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina, akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umuntu umwe. Iryo ni ibanga rikomeye, ariko jye ndemeza ko rireba Kristo n'umuryango we. Icyakora namwe rirabareba. Umugabo wese muri mwe akunda umugore we nk'uko yikunda, kandi n'umugore nawe yubahe umugabo we. Abanyefezi umutwe wa 6. Bana, mujye mwumvira ababyeyi banyu, kuko ari byo bikwiriye abanyagasani. Ujye wubaha so na nyoko. Niryo tegeko rya mbere ririmo isezerano. Bityo uzagubwa neza kandi urame ku isi. Namwe babyeyi, ntimukarakaza abana banyu,
ahubwo mubarere neza, mubamenyereza kandi mubagezaho inyigisho za Nyagasani. Mwebwe nkorera gahato, mujye mwumvira abashobuja bo ku isi mubikuye ku mutima nk'abakorera Kristo, mutinya kandi muhinda umushyitsi. Ntimugakorera ijisho nk'abashaka gushimisha abantu, ahubwo mukore uko Imana ishaka, mubikuye ku mutima nk'abagaragu ba Kristo. Imirimo y'agahato mukoreshwa muyikorana umutima ukunze, nk'abakorera Nyagasani atari nk'abakorera abantu. Muzirikane ko icyiza cyose umuntu akora, yaba inkorera agahato cyangwa uwigenga, azagihemberwa na Nyagasani. Namwe bakoresha, mugirire mutyo abo mukoresha, mureke kubashyiraho iterabwoba. Muzirikane ko ari mwe, ari n'abo mukoresha, mufite shobuja umwe uba mu ijuru ufata abantu bose kimwe. Ahasigaye mushake amaboko kuri Nyagasani no ku bubasha bwe bukomeye. Mwitwaze intwaro z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara kigabo, mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko ibyo turwana nabyo atari abantu, ahubwo ni ibinyabutware n'ibinyabushobozi, ni ibihangange bitegeka iyi si y'umwijima, ari byo za ngabo zigira nabi ziba ahantu ho mu ijuru. Nicyo gituma mukwiye gufata intwaro zose z'Imana, bityo igihe cy'iminsi mibi muzabashe guhangana na wa mwanzi, maze byose birangiye mube muhagaze mudatsinzwe. Nuko rero nimuhagarare kigabo, mukenyeye ukuri, mwambaye n'ikoti ry'icyuma rikingiriza igituza, ari ryo butungane. Naho mu birenge mube mwambaye inkweto, ari zo mwete wo gutangaza ubutumwa bwiza bw'amahoro. Muhore mwitwaje ingabo, ariyo kwizera Kristo, ngo mubashe kuzimya ya myambi yose yaka umuriro iraswa na Sekibi. Mwambare ingofero ya gisirikare, ariko gakiza, kandi mwitwaze inkota muhabwa na Mwuka, ariyo jambo ry'Imana. Byose mubikore musenga ku buryo bwose, mwinginga Imana. Ibihe byose muyambaze muvugishwa na Mwuka. Mugumye kuba maso, mushishikarire gusabira intore z'Imana zose. Nanjye mujye munsabira, kugira ngo uko mbumbuye umunwa, Imana impa amagambo akwiriye ngo menyeshe abantu ibanga ry'ubutumwa bwiza nta mususu. No kuri iyi ngoyi ubwo butumwa nibwo mpagarariye. Munsabire kugira ngo mbuvuge nshize amanga uko bikwiye. Tikiko, umuvandimwe nkunda n'umugaragu w'indahemuka wa Nyagasani, azabagezaho amakuru yanjye yose ngo mumenye ibyo nkora. Ni nayo mpamvu muboherereje, kugira ngo mumenye uko tumerewe kandi abakomeze. Amahoro n'urukundo hamwe n'ukwizera bikomoka ku Mana Data no kuri Nyagasani Yezu Kristo bibe ku bavandimwe bose. Umwami wacu Yezu Kristo nagumye kugirira ubuntu abantu bose bamukunda urukundo rudatezuka. Urwandiko rwandikiwe Abanyafilipi, umutwe wa mbere. Jyewe Pawulo na Timoteyo, abagaragu ba Kristo Yezu, turabaramukije mwebwe ntore z'Imana ziri muri Kristo Yezu zo mu mujyi wa Filipi, hamwe n'abayobozi b'itorero ry'Imana n'abadiyakoni baryo. Imana Data nibagirira ubuntu, ibahe n'amahoro, ifatanyije na Nyagasani Yezu Kristo. Shimira Imana yanjye igihe cyose mbibutse, iteka iyo nsenze mbasabira mwese nezerewe, mbitewe n'uruhare mufite kimwe nanjye rwo kwamamaza ubutumwa bwiza kuva bigitangira kugeza n'ubu. Ndemeza ko Imana yatangiye uwo murimo mwiza muri mwe izawukora, ikawunonosora kugeza umunsi Kristo Yezu azaza. Sinabura kubagiraho mwese ibitekerezo nk'ibyo, kuko mbahoza ku mutima. Mwese mufite uruhare ku buntu Imana yangiriye, haba ubundi ku ngoyi cyangwa igihe nari ngifite uburenganzira bwo kurwanira ubutumwa bwiza ngo bushinge imizi muri mwe. Imana niyo ntanzeho umugabo ko mbakumbuye mwese, bitewe n'urukundo rwa Kristo Yezu rundimo. Kandi icyo mbasabira ni ukugira ngo urukundo rwanyu rusheho kugwira, ngo mumenye byose, musobanukirwe byose, kugira ngo mushobore gusuzuma ibintu, mumenye ikirushije ibindi gutungana. Bityo muzabe mudafite amakemwa cyangwa umugayo umunsi Kristo azaza, ahubwo muzabe mwareze imbuto z'ubutungane zihesha Imana ikuzo n'ishimwe, mubikesha Yezu Kristo. Bavandimwe, ndashaka kubamenyesha ko ibyambayeho byatumye ubutumwa bwiza butera imbere, ku buryo
abo mu ngoro y'umwami w'i Roma bose ndetse na rubanda rwose bamenye ko nafunzwe mporwa Kristo. Ikindi kandi izi ngoyi zanjye zatumye abenshi mu bavandimwe bakomera kuri Nyagasani, maze barushaho kuvuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Icyakora bamwe batangaza ibyerekeye Kristo babitewe n'ishyari n'amakimbirane, ariko abandi babikora babikuye ku mutima. Abo babiterwa n'urukundo bazirikana ko nashinzwe kurwanira ubutumwa bwiza. Naho babandi batangaza ibya Kristo babiterwa no gushaka kwishyira imbere n'izindi mpamvu zitaboneye, bibwira ko binyongerera imibabaro yo kubakunguye. Mbese bitwaye iki? Baba babiterwa n'urwitwazo cyangwa n'ukuri, uko biri kose Kristo aramamazwa. Ibyo biranshimisha kandi bizakomeza kunshimisha. Icyo nzi cyo nuko bizamviramo agakiza, mbikesha amasengesho yanyu no gufashwa na Mwuka wa Yezu Kristo. Dore icyo mfitiye amatsiko kandi niringiye kuzabona, nta kizatuma nkorwa n'isoni. Ahubwo ubu nk'uko bisanzwe nzakomeza kuvuga nshize amanga, kugira ngo naho nabaho cyangwa napfa, imibereho yanjye iheshe Kristo ikuzo ryinshi. Ku bwanjye kubaho ni Kristo, naho gupfa byambera inyungu. Nyamara niba kubaho kwanjye kwatuma nkomeza gukora umurimo w'ingirakamaro, sinzi icyo nahitamo. Meze hagati nk'ururimi, kimwe cyo ndifuza gutabaruka ngo nibanire na Kristo, ndetse nicyo cyambera cyiza bihebuje. Nyamara mwebwe icyarushaho kubagirira akamaro nuko nagumya kubaho. Icyo nemeza kandi nzi neza nuko nzagumya kubaho no kubana namwe mwese, kugira ngo mutere imbere kandi mwishimire Kristo Yezu mwemeye, maze muri we ishema ryanyu risesuye kubera jyewe, kuko nzaba ngarutse muri mwe. Gusa mujye mukora ibikwiranye n'ubutumwa bwiza bwa Kristo, kugira ngo ndamutse nje kubasura cyangwa ntaje, nzumve ko mukomeye muhuje umugambi, mushyize hamwe gushishikarira kwizera Kristo, mubikesha ubutumwa bwiza. Ntimugaterwe ubwoba n'ababarwanya, nicyo kizabera abo bantu icyemezo kivuye ku Mana ko bazarimbuka, naho mwe kibabera icyemezo ko muzakizwa. Koko kandi Imana yabagiriye ubuntu niyibaha gukorera Kristo, atari ukumwemera gusa, ariko kandi inabaha kubabazwa ari we muhorwa. Iyo ntambara murwana niyo mwasanze ndwana, kandi nk'uko mwabyumvise na n'ubu ndacyayirwana. Abanyafilipi umutwe wa 2. Mbese mwahawe gukomera kuri Kristo? Mbese urukundo rwe rujya rubarema agatima? Mbese Mwuka we yabahaye gushyira hamwe? Mbese mugirirana impuhwe n'ibambe? Nuko rero mugire amatwara amwe, mukundane kimwe, muhuze umutima n'inama, nibwo muzatuma ibyishimo byanjye bisendera. Ntimukagire icyo mukora mubiterwa no kwishyira imbere cyangwa kwikuza, ahubwo mujye mwiyoroshya. Umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Umuntu wese yirinde kuzirikana ibyo gusa, ahubwo ajya azirikana n'iby'abandi. Mujye mugira amatwara nk'aya Kristo Yezu. We nubwo yari asanzwe afite kamere y'Imana, ntiyigeze yibwira ko guhwana nayo ari ikintu cyo kugundirwa. Ahubwo yaretse ibye byose, ahinduka nk'umuntu, ndetse afata kamere y'inkoreragahato. Yabonetse ameze nk'umuntu, yicisha bugufi, arumvira, ntiyanga no gupfa, ndetse apfa bambwe ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, imuha n'ikuzo risumba iry'abandi bose, kugira ngo mu ijuru no ku isi ndetse n'ikuzimu bose bapfukamire Yezu, bamuramye, bose bamwogeze mu ruhame, bemeze ko Yezu Kristo ari we Nyagasani, ngo biheshe Imana se ikuzo. Mwebwe abo nkunda cyane, iteka mwumviraga Imana, nimukomeze rero kuyumvira. Atari igihe turi kumwe gusa, ahubwo n'ubu tutari kumwe. Mujye mushyira agakiza kanyu mu bikorwa, mutinya kandi muhinda umushyitsi, kuko Imana ari ubwayo itwarira muri mwe kugira ngo mushake kandi mukore ibyo yagambiriye. Mukore byose mutinuba kandi mutagirana impaka, kugira ngo mube abana b'Imana batagira umugayo, baboneye, batagira amakemwa, batuye mu bantu b'iki gihe b'abahemu n'abagizi ba nabi, mubabere nk'imuri zimurikira isi, mubagezaho ijambo ry'ubugingo. Ibyo bizantera kubiratana ku munsi Kristo azaza, byerekane ko ntirukiye ubusa,
cyangwa ngo mvunikire ubundi. Ahari amaraso yanjye azagomba gusukwa ku gitambo mutura Imana, ari wo murimo muyikorera, mubitewe no kwemera Kristo. Bibaye bityo, nzabyishimira ngo namwe mwese mwishimane nanjye. Namwe nuko nimwishime ngo nanjye nishimane namwe. Nyagasani Yezu nabishaka, niringiye ko bidatinze nzashobora kubatumaho Timoteyo kugira ngo angezeho inkuru yanyu impumurize. Niwe wenyine mfite duhuje kubakunda kandi wita by'ukuri ku byanyu. Abandi bose baharanira inyungu zabo bwite aho guharanira iza Yezu Kristo. Muzi ko Timoteyo yerekanye ko ari ingirakamaro, akorana nanjye umurimo w'ubutumwa bwiza nk'uko umwana akorana na se. Niwe rero niringiye kuzabatumaho nimara kumenyaho ibyanjye byerekeye. Ubundi kandi ndemeza ko Nyagasani nabishaka ntazatinda kuza iwanyu. Nabonye ko ari ngombwa kubatumaho umuvandimwe Epafrodito dufatanyije umurimo, kandi turi kumwe ku rugamba. Ni intumwa yanyu mwohereje kugira ngo ankorere kuko nari mukeneye. Yari abakumbuye mwese kandi ababajwe cyane nuko mwumvise ko arwaye. Koko yari arwaye yenda gupfa, ariko Imana ikinga ukuboko. Si we wenyine yabigiriye, nanjye yarabingiriye kugira ngo ne kwicwa n'agahinda kageretse ku kandi. Niyo mpamvu ndushaho kumva ari ngombwa kumuboherereza kugira ngo nimumubona muzongere kwishima, bityo nanjye nshira agahinda. Muramwakire rero mwishimye nk'umuvandimwe muri Nyagasani, kandi umuntu wese nk'uwo mujye mumwubaha. Erega yari agiye gupfa azize umurimo wa Kristo, yigerejeho ngo yuzuze ibyo mutari kunshoborera ubwanyu. Abanyafilipi umutwe wa 3. Ahasigaye bavandimwe, mwishimire muri Nyagasani. Sindambirwa kubandikira ibintu mbisubiramo igihe bibafitiye akamaro. Mwirinde zambwa arizo bagizi ba nabi bakunda ibyo kwikebagura. Ahubwo nitwe twakebwe by'ukuri, twe dusenga Imana tubikesha mwuka wayo, tukirata Kristo Yezu wenyine aho kwiyemera ubwacu. Jewe mfite impamvu zatuma niyemera ubwanjye. Haramutse hagize uwibwira ko afite impamvu zo kwiyemera, jewe namuhiga. Umva nawe, nakebwe ku munsi wa 8. Ndi Umwisiraheli kavukire wo mu muryango wa Benyamini. Ndi n'umuheburayi butwi. Ku byerekeye gukurikiza amategeko, ndi umufarizayi. Naho ku byerekeye ishyaka, natotezaga umuryango wa Kristo. Ku byerekeye ubutungane buzanwa n'amategeko, nari inyangamugayo. Nyamara ibyari bimfitiye inyungu mbibara ko ari igihombo kubera Kristo. Ndetse ibintu byose mbibara ko ari igihombo iyo mbigereranyije n'ubukungu buhebuje buzanwa no kumenya Kristo Yezu umwami wanjye.